Yes, reka tubasuhuze mwese tubifuriza kugubwa neza mwe mwakoze subscribe yewe n'abatarayikora upfa kubukurikira Kamanzi Official tubifuriza gusoza umwaka wa 2024 neza. Dusoza rero uyu mwaka ndagira ngo mbihere kado impano ubunani dore ubunani ngiye kubaha rero. Hari abantu bananiwe gukora KYC kubera telefoni zabo. Hari ndetse n'abashaka guhindura telefone zabo payi zabo bakazishyira mu yindi telefone nziza. Icyo wakora ni iki? Aho kugira ngo we gukora KYC kubera telefone yawe yakunaniye ifite ikibazo ni ntoya, impamvu zitandukanye nashaka kugarukaho, wowe urazizi. Icyaba cyiza, shaka umuntu ukodeshe telefone ye, numara kuyikodesha uyikoreremo, numara kuyikoreramo ugira ute usubire mu yawe, ariko KYC wayikoze kandi yavivutse. Ariko reka nigarukire cyane ku bantu bafite telefone zabananiye kandi umuntu uri hafi wamufasha ni umupayoniya mugenzi we. Murabizi neza yuko twari tuzi uburyo bw'uko ubanza ugakora sign out, ariko icyo gihe bituma utakaza payi wa mininze mu masaha 28 ashize. Ubu rero twavumbuye ubundi buryo bushya, cyangwa se tumaze ashize iminsi tuvumbuye ubundi buryo bushya, nabukomeje mu minsi ishize sinzi niba mubyibuka, bushya ngiye kubabwira. Maze iminsi mbugerageza kugeza nejo narabukoresheje kandi ntabwo buhombya cyangwa se ntibuguhombya. Uti bigenda bite rero? Mbere na mbere buri telefone buriya ibirimo email, hari niziba zitarimo pe, ariko akenshi ziba zirimo. Icya mbere banza ufate ubwo telefone tujye gukoresha n'ebyiri. Iya mbere niyo ngiyo ushaka gukuramo payi yo yakunaniye, iya kabiri niyo ugiye kwifashisha. Iya mbere, nimero ya mbere turayita iyo ngiyo yananiranye, hanyuma ni nimero ya kabiri, telefone nimero ya kabiri ni ya yindi ugiye gukoreramo igiye kugufasha. Ukigomba gukora rero, banza ufate iyo telefone ugiye gukoreramo nimero kabiri, urebe ko harimo email. Iyo email ubanze uyideactivating cyangwa se we kuyigaragazamo, ahubwo ushyiremo iyawe ya yindi wakoresheje muri Pi Network. Ariko mbere yuko uyikoresha muri Pi Network, banza uyihanagure muri telefone yawe. Wenda uyandike ku rupapuro, banza uyihanagure muri ya telefone yawe umayiningiraho, uyikuremo. Kuyikuramo burundu, nurangiza uyisetting cyangwa uyishyire muri ya telefone ugiye gukoreramo ya nimero, ya telefone nimero kabiri. Nimbara kujyamo ufate niba iyo telefone yamayiningaga irimo nayo ubanza uyisibe, uyandika ahantu ku gapapuro kugira ngo uze kubona uko uyibona neza uyisubizamo. Hanyuma nurangiza muri iyo telefone nimero kabiri ushyiremo password email yawe. Numara gushyiramo email yawe, ubwo ibe iriteguye. Hanyuma ufate payi yawe wamayiningiragaho, yaba ari Pi Network yaba ari Pi browser, wamaze kubanza gusibamo email yawe, usibemo n'izo application zose muri iyo telefone yawe umayiningiramo, byose ubihanaguremo. Hanyuma nurangiza ugende ujye muri ya telefone ugiye kumayiningiramo ni ya yindi nimero kabiri ugiye kwifashisha. Niba bayimayiningiragamo wamaze gukuramo ya password ya email yabo, uhita unahanaguramo Pi application ya Pi Network na Pi browser, byose nabyo bikuremo. None ujye muri Play Store cyangwa se muri Apple Store, biterwa na telefone. Niba ari Android ubwo urumva ni Play Store, udownloading Pi Network ize. Ubwo biraza kugusaba iki rero? Biraza kugusaba kuba wibuka ibintu bibiri cyangwa se ufite ibintu bibiri. Biraza kugusaba kuba wibuka password yawe winjiriyeho muri Pi Network. Niba atari byo, biraza kugusaba kuba wibuka na Facebook yawe. Ikindi ntari nibagirwa, niba iyo telefone yamayiningaga iyo ngiyo ugiye kwifashisha,
akaba yari afite Facebook, urabanza ushyiramo n'iyawe aba ariyo usetingamo. Nawe iyawe hariya muri telefone yawe uraba uyikuyemo, uraba uyikuyemo. Hari ukuntu ba deactivating ugashyiramo indi, ubwo biraza kugusaba kwifashisha iy'abandi kugira ngo nayo igufashe ube ukuyemo iyawe, cyangwa se ubu yiri movinze muri telefone. Niyo waba ugize usibye application ya Pi ya Facebook muri telefone. Hanyuma rero Facebook dushyizemo iyawe, email dushyizemo iyawe, udownloading Pi network, nimara ko downloadinga ukore kuri continue with phone number, haze aho bakubaza igihugu, shyiramo Rwanda uyikoreho, shyiramo nimero uhereye kuri 7 ugakomeza, kubera ko guteranya 250 babyagiyeho. Nurangiza ukore kuri submit, bakubaze password, ushyiremo password, winjire ujye aho mayiningira. Nurangiza kugerayo, ubwo ariko niba utibuka password, uranyura kuri Facebook, kuri continue with Facebook. Iyo ugezeyo ariyo irimo, bakwereka izina ryawe ukarikandaho ukinjira ukajya kuri Facebook. Hari igihe rero bakubaza gushyiramo email yawe, bakanagusaba password. Iyo irimo ushyiramo, nabonye basigaye babibaza, ubundi nakoraga ku izina nkinjira nta kibazo. None ikibazo ko bakubajije password ya Facebook ukaba utayibuka, biragenda bite? Ukora kuri forget password, bikaba ngombwa yuko ukora indi password. Ibyo byose rero hari abantu batabishobora, barabyumva n'ubu mbivuga ukumva ni umugani turimo kubacira, wenda turi abanyarwanda tuwuca mu cyesipanyol. Niyo mpamvu abatabishoboye tubahamagarira kubafasha, kandi igihe cyagiye mwabantu. Ejo mwibuka ko ni tariki ya mbere, iyi tariki ya mbere y'ukwa mbere 2025 dutangiye. Ntimugire ngo ukwezi kwa gatatu kuzatinda kugera, open mainnet nako kanya ibintu byageze. Tugiye gutangira kubara ngo iminsi kuko ubu ngubu kota wanu ni n'amezi 3 ya mbere ya 2025 turabara iminsi 90. Ase bura yiruzuyera, tugiye gutangira kubara ngo ku minsi 90 havuye umwe, hasigaye iyi minsi muzajya kubona munira twegereye kuruta igihe tutatekerezaga. Rero abantu batari mu gukosora buri kimwe cyose ngo basubize mu buryo ikigomba kujya mu buryo cyose, ibyo barimo simbizi. Sinabahaye ka promotion ku bantu bashaka ko mbafasha, nkabaha ka promotion k'amafaranga 5,000 kararangirana n'uku kwa mbere tugiye gutangira. Guhera mu kwa kabiri mushobora no kumbura, mbivugiya mushobora no kumbura. Reka mbanze mbabwira, ndaje ndababwira, ndabaha experience nsoza, mbanze mbabwira aka kantu. Noneho rero aho wanyuze hose, yaba ari kuri phone number cyangwa kuri Facebook, tuvuge ko wageze hahandi tumayiningira, wagitsinze, wakoze. Kanda mu dukoni dutatu ibumoso hejuru, reba ku rutonde rw'amagambo, urebe Pi browser, uyikandeho, ukore sign in to Pi browser, uyidownloadinge, ijye muri telefone. Hanyuma ubone, nimara kugeramo ubone gukora ibyo washakaga gukora. Swate no gukora verifications, cyangwa ni mainnet checklist, cyangwa ni KYC. Icyo ushaka gukora cyose ko ari telefone nziza ifite internet nziza, nako kanya gufotora nukurebaho, ukore. Nubisoza nkubwiye ngo iyo ubikoze neza, amafoto meza n'ibindi byose ukabikora neza, indangamuntu ifotoye neza, isura ifotoye neza, KYC ukayikora neza. Ariko reka mbabwire, gutangira no ku kwezi kwa mbere ni ukwezi kwa kado gusa. Ndaje mbahate kado yambabanjirije iyi ngiyi. Ubwo rero ko icyo nifuza nuko abantu benshi, abantu badakurikira icyano, mufite akabazo kuko ntago ntekereza ukuntu umuntu mbakorera ibintu yewe n'ibyapfuye nkabigira bizima, ariko ikiganiro kuri cyano ntimugikurikire. Murambabaje, ntacyo bintwaye. Ikindi, wumvise inyigisho nk'iyi ntuyifashe ngo uyisharingane bagenzi bawe, reka da, cyangwa uyisharinge mu magroupe murimo, uti bazanyirukana. Ubundi se wakuraga iki? Niyo kwirukana uziyizire hano kuri groupe yacu, hari icyo bitwaye? Nzaba ndora n'umunyarwanda. Hanyuma rero
ndababwiye ku kwezi kwa mbere n'ukwezi kw'amakado gusa, ejo nzabahinda kado. Ubwo rero icyo nashaka kubabwira, nusoza gukora ibyo wakoraga uko wabikoze mbere, ukuramo email n'ama application aba ari nakuza kubisubizamo, ubundi wakoze ibintu neza neza ku mashusho meza, ndakurahiye n'umunane bahita bawuvivura. Iyo bisoje rero mu byukuri bahita bakuvivura, yo kuvivuye ngaho kuramo ibyo bintu ubisubizaho buri kimwe aho cyari kiri neza nkuko wagikuyeyo, ibisigaye bigendera amahoro. Iyi si kado mbihereye kweri, isi kado mbihereye. Udashobora kubikora, udashobora gukora ibyo, haba ari umpamagara ambwira ati rwose ndagira ngo umfashe. Naho umuntu wese wumva iki kiganiro, ndamusabye nkomeje ngo nagihererekanye n'abandi, cyangwa se nawe abikore cyangwa bikorere abandi. Ubwo dutekinike ndatekereza mumaze kumenyera, ubu ngubu wabigisha utwo mukora mutabizambya. Noneho ndagira ngo rero soze mbabwira yuko kuwa gatandatu guhera saa munani zuzuye, kuwa gatandatu guhera saa munani zuzuye dufite amahugurwa kwa Rubangura, ni mu mujyi hariya kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango wa 404. Birasaba iki? Tuzakwigisha iki? Ni bya bindi njya mbabwira byose byibanze kuri Pi Network. Ukinjiza umuntu ukamwuzuriza ibisabwa kuri dashboard, muri verifications, account verification, cyangwa setting account, cyangwa se mainnet checklist, kugeza no kuri KYC ubwo nayo ibikubiyemo, ndetse ukinjira no muri wallet. Ibyo byose tuzabyiga. Isomo rizatangira babe 2 babe 3 abazaza, tuzaryiga turisoze, kandi buri wese agende akomeze gutyaza, ariko yamenye ngo bisaba iki. Hanyuma rero birasaba iki? Isomo ubwaryo rigabanyijwe mu masomo 3, kandi buri somo ni 2,000, ariko promotion iravuga ngo ushaka kuziga ubu tugiye kujya tuyiga umunsi umwe. Uzi yuko yatanze ubwo ni 5,000 niyo promotion, tukayakwigisha yose, hanyuma tugakomeza kugukurikirana tugutyaza. Hanyuma turashaka gushyiraho groupe y'abo bantu bahuguwe. Uzi yuko atahuguwe ayo masomo yose, ataranatanze nayo mafaranga yose, agomba kuzayuzuza atanze aburaho kugira ngo 5 byuzure, kandi tukayamwigisha yose, tukabakurikirana by'umwihariko. Aya mezi 3 asigaye tukayabyaza umusaruro, haba ari kwinjiza abantu, nawe ugomba kugenda ukabibyaza umusaruro nta kundi. Nanone nsoze mvuga ku muntu ejo wansabaga ku rubuga ati twebwe nk'abari Burundi muradufasha, mujye mushyira audio mwakoze hano ku rubuga, kubera ko twebwe internet iratugora. Ameze nk'umuntu muri quartier, kuko umuntu ari mwene wabo arangura isukari, bakajya bavuga bati kubera ko turi abakene rwose mujye muduha ku gasukari, kandi yaranguye. Burya rero aho kubivuga gutyo, hano YouTube ni boutique, ahubwo burya waza mu rugo tugasangira, niba koko warabuze ibiryo. Ariko ibyo kuvuga ngo tugire oya ntago ibyo bibaho. Ubwo natwe none ubu imbaraga tuba twakoresheje tutaraya amakuru tunayatangaza, imbaraga twakoresheje twubakicano, utekereza yuko dukora mu mufuka wande? Dukora mu mufuka wawe kubera wakanzeho iyo views ikaboneka. Sibyo ko ngewe ntimugivuge gutyo mugira ngo wenda hari amafaranga nari nakuramo, habe namo nari igiceri cy'icumi, ntago igihe cyo kugira ngo igire ikitanga cyari cyagera, nta nubwo kiranaganya. Ubwo rero ubitekereza, hari nk'abantu baza kuri YouTube bakagiye kuyora, cyangwa se kamazi shanga amafaranga afite, hakushangira amahirwe kugaragara nk'ufite amafaranga, umenye nzana yagira, shobora kuzayagira tu. Ubwo ndabizi ubu baravuze ngo ndipfobeje, ngo kandi arobambwiye ngo twari kuza kukureba. Ndamubwira nti nyamuna cyara hano ujye ureba ibintu byawe, ejo ibintu byawe bitazabura. Bakavuga ngo wenda ngo nuko nijya gufasha nijya bitwaye, ngo turakuze ntabwo uri ingegera, ngo ubuse ngo twaje aha ngaha twabuze ahandi tujya, ngo twabanje no guperereza,
ngo naho utuye turahazi. Yego nyagasani, ndavuga nti ngaho ngo rero ntago twaje ku muntu twishishe, nyamara hari abandi bari mu kumbwira ngo ndi ingegera, nzabona ubwo bugegera, nzaba ndeba ubwo bugegera. Akuze umuntu ukugirira nabi yarangiza akakwadukira, burya ngo ingwe ikurira abana ikakurusha uburakarisha. Washaka kubivuga yabivuga, ariko nta mpamvu yabyo. Neza umuntu akakugirira nabi akagukoshona yarangiza akavuga ngura uhigimye abavuze, ntabwo aricyo cyanzanye hano. Reka mbihera isomo twitambukire, bariyizi neza pe. Aka mudatuma ngira ibyo mvuga, ndabiretse. Reka urumva birenge ni wowe ubwirwa. Ari mugenzi wanyu Nyongore yarambwira ngo babwire urumva birenge ni wowe ubwirwa. Reka ibyo tubireke, ntabwo ibya birengera hatari ibyo turiho. Twibereye ku isomo rishobora kudufasha kugira ngo tutagira gute, tutagira ibyo duhomba. Ngayo nguko iyo kado y'uyu munsi, buri munsi ngiye kujya mbakubita kado, buri munsi kado kugeza zishizeyo. Ngayo nguko mugubwe neza, muhaye muronye, mwitegure kwinjira mu mwaka mushya neza. Twinjiranemo iki gusirimuka mu mutwe, mu bikorwa mbese. Hanyuma nsoze mbabwira kantu nashaka kubabwira, mbabwira nyamara rero sha mwiteganyirize ibyo mukora mubikore vuba, muze nimutaza. Nyamara hari abazicuza, uvuga uti nyamara Kamanzi yarabitubwiraga, reka nkavuga akangaka nigendere. Uti byagenze gute? Ngiye kubaha inkuru mpamo. Umuntu ni umukire, sinshaka kumuvuga izina. Umukire afite ibikorwa akora byinshi cyane, noneho nshaka kujyayo kujya kumusaba akazi. Nabaga hano mu mujyi wa Kigali, ari mu majyaruguru. Ndagiye inshuro ya mbere, ngiye ariko ngenda ntamenye umunsi abonaniraho n'abantu. Noneho abantu bamushaka agira umunsi babonana. Ikibazo rero naje kugira, nibwo naje gutekereza, navuga ariko se kumbe reka mbe nkabitsa ko nkugendere. Ndicara ariko ndabanza mbaza umuntu aboneka ryarati ni ukumutegereza. Gutegereza gusa nicyo cyo ndagikora. Ndicara kera kabaye nza kumuzana ko muri secretariat baranyereka, njyayo. Ngezeyo bambaza icyo mushakira, ndashaka kuganira nawe. Ko hari igihe ushobora kugenda uvuga ngo urashaka akazi, bati nta kazi gahari, azanyihakanirira. Noneho ngezeyo anako mbivuga ngo ndashaka kuvugana nawe, kubonana nawe. Banje barambwe bati rero uzagaruka kuwa 4. Byatumye ngaruka mu kindi cyumweru. Abwo amafaranga arimo aragenda. Ngiye ubwo ariko ndavuga se ndagenderaho. Ndagenda. Bafite na restaurant, ya muri restaurant ndarya ibiryo byinshi. Bateka ibiryo byinshi. Urumva abantu babyihingira. Ari nabatangiye kuhamenya buriya. Ndangije ndigendera. Icyumweru gikurikiyeho ndagaruka. Mudaha ndakuzi. Jogojogo ndaje. Nimeza neza, ngiye kumubona tu. Nuko arampa akazi. Ariko bakaba barambwiye bati rero iyo umuntu agiye gusaba akazi, ntabwo ujyana ibibazo byawe gusa, ahubwo nawe ugomba kugenda ufite igisubizo. Bati uzitega yuko nakubaza ngo wowe ko tubajije ibi nibi, wowe ni ikihe gitekerezo waduha mu byo dukora? Nanjye nditugatuga nshaka igitekerezo ndi butange, ariko ntabwo ndi bukibuka ubu ngubu. Nuko rero ngezeyo ndategereza nkaho yakaje nkajyayo. Barambwira ngo arimo hejuru, ngo reka banze barebe ko ahari, bamusangamo. Uzi byabaye nyiraho batarambwira ngo ngende, yari afite umukiriya arimo, umuntu arimo kuvugana nawe wabanjemo. Mutima urambwe iti zamuka wicare ku gatebe hatagira ndo gutanga. Ntari nazamuka, baba we ni muri etage, haba hakuziye abazungu. Abazungu baraza mbona bavuganye n'abantu, mbona bazamutse yo bose bagira kuri 3. Wa muntu arambwira ati mbese uzi nibindi ntimu? Ati birangiye abonanye n'abazungu, ati kandi bagiye ku field, bagiye kuri tere. Tata we narongeye nsubira i Kigali, nubwo mperukayo ntabwo nasubiyeyo.
icyo nashaka kubabwira, hari igihe uzabura umuntu washakaga cyangwa wakagufashije kandi yaridegembye aho ngaho, ubwo arabwirwa benshi akumva beneyo, urumva birenge niwo ubwirwa, dore ko ari wowe ukunda kugenda. Hari abantu twari kumwe nimugoroba nabwiye nti iyo miteto murimo, nyamara iyi miteto izashira, kandi iyi miteto ishobora kuzashira nabi. N'ubu ndabivuze, mureke imiteto, niba ari ukwiga ngwino wige, kuko nutiga nta muntu uzabigukorera utamwishyuye amamiliyari n'amamiliyari, amamiliyoni n'amamiliyoni. Niba buri transaction yose ikozwe muri payi bayishyuza bazajya bayishyuza 0.01 mu madolari, bihwanye ku giciro cya GCV bihwanye n'ibihumbi 341 n'ibice by'idolari by'Amerika, mu manyarwanda bikube muri miliyoni 4 z'amanyarwanda, niyo uzajya wishyura kuri buri transaction yose ukoze. Utekereza ko umuntu uzajya gufasha we azajya kwishyuza gute? We shobora no kukwishyuza 5 kuko azi yuko utabishoboye, utabizi. Rero ndagira ngo mbasabe bavandimwe, ibi bintu mbabwira singi bibabwira gusa n'abandi wenda barabibabwira, ariko gengerekaho no kubafasha kubikora. Niba mwaragize amahirwe yo kubona aka gasaza kirwa gasakuza ngo karashaka views nkuko muhirwa bamwe babintuka babibwira views, koko ndazishaka. Mwabonye pasitoro uza akabwiriza badatuye se, utekereza ko byagenda bite? Ahera ko yagaruka ngo mu rusengero ntabwo byakunda, yageze akacyura akabari nacyo. Mwebwe rero dushyira inyigisho hano, nta giceri tugusaba, icyo giceri turakubwira ngo genda ugiguremo mega wumve ikiganiro. Ariko niba ukeneye ko ngufasha ibi cyangwa se tukwigisha, birasaba utazabikora ndabarahiye ibintu ishyamba rizabahiraho. Reka rero ne kubabwira nk'ubacyurira cyangwa se ubakina ku mubyimba, ahubwo ndabacyaha kandi mbaburira kugira ngo muze dufatanye ibyo tuzi tubibahe, dufatanye kubimenya, kubikora, bitugirira umumaro, kandi buri wese abyikorere ku giti cye. Uko bazarushaho kugukorogoshorera ayo bazagutwara, dore aho nibereye mwene Kabera. Murakoze, muramuke, mwirirwe, mubeho neza bitewe n'amasaha buri wese arimo. Naho ubutaha nimero ni 078 320 1418 cyangwa 0712 12 54 5 3 2. Amazina ni Tite Kamanzi. Dukomeze tugubwe neza twese.